ibyo ndabishima Imana ko twavuye i Nyamirambo amahoro. Ufite ibintu uzanye tugeze i Masaka nyine aho tugiye kubana n'abarwayi benshi, uri kumwe n'abantu bawe. Ni iki wabwira aba bantu bawe bakuri inyuma baguherekeje aka kanya mbere y'uko tugira igikorwa cyo gutanga bino bikoresho ugiye guha abarwayi? Ndabashimira cyane mbere na mbere ko bitanze, Yego. tukaba twazanye ibintu byinshi hano, kandi ndanabashimira kuba bakoresheje amatike yabo bazana. Hari abataye akazi, hari n'abasize abana babo mu rugo basigaye barira, natwe twasize musaza wacu arimo ararira, ariko ndashima ko bose baje hano kandi bamenye ko mbakunda. Ni ukuri. Ni iki wabwira abantu baguteye inkunga bagufashije? Igikorwa cy'ubumuntu ni igikorwa kiri butume Imana iduha umugisha nyuma y'urugendo rukomeye cyane twakoze tuva i Nyamirambo. Imana ikabana natwe ikaturinda. Imana yatugiriye neza nyuma y'igihe kirekire rwose. Nk'uko mubibona rero turi kumwe na Elvin Foundation, aho ibikoresho bazanye byo guhereza abarwayi mu bitaro b'i Masaka barimo babikura mu modoka. Turashimira buri muntu wese wagize uruhare mu kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Turashimira abanyamuryango ba Elvin Foundation bose aho bava bakagera. Turashimira abari hanze, aba diaspora bagiye batanga ubutunzi bwabo. Niki wasaba abantu? Ndakeka hari nk'uko Elvin yatubwiye dushobora kugaruka ejo cyangwa ejo bundi. Icyo nsaba nuko hari abafatanyabikorwa baza bakadufasha, kuko turacyari bakeya n'ubushobozi ni bukeya. Dukeneye byibura ko twazajya tuzana imodoka zigera kuri 3. Rero icyo nabanza kuvuga, aya mashusho turayashyira ku mbuga nkoranyambaga, hatagira uwo biza gutera ikibazo akaba ati kuki mwanshyizemo ntabishakaga. Ariko ndakeka ni umurimo w'Imana, ndumva nta waterwa isoni n'ibi turi gukora, kuko buriya turabasengera cyane kugira ngo muze kubana natwe. Rero hano turi nka Elvin Foundation Group, mwese ndabakire mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu ni wa munsi twari tutekereje wo kugira ngo tujye gukora igikorwa cy'urukundo, tugere kuri bene data bagize gute, bababaye, bari kwa muganga. Uyu munsi nibo, ariko ejo ni twebwe, kuko twese twambaye umubiri. Rero reka dutangire dusenga, hanyuma turagize Imana urugendo tugiyemo. Abandi bamaze kuhagera kugira ngo Imana igendane natwe. Reka twakire umukozi w'Imana turi kumwe, Papa Placide, hanyuma aturagize Imana adusengere kugira ngo gahunda tugiyemo ize kugenda neza. Murakoze. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge dusaba Imana. Uhoraho Mana Data, Mana waremye ijuru n'isi, ukarema ibiriho tubona n'ibyo tutabona. Turagushimisa hano no munota urukundo rwawe n'imbabazi zawe, uburyo Mana ugirira neza abantu bose, ukabibuka mu gihe gikwiriye kandi kibereye. Nuko uhoraho Mana Data, turagushimiye muri byose mu byakoretse, muri byose Mana turagushimiye n'urugendo n'ubu tukirimo kandi Mana. Rero uhoraho Mana Data, turakweretse igikorwa tugiyemo mu izina rya Yesu Kristo. Ubane natwe Mana, utugiriye neza muri byose, turinde mu nzira, tugereye amahoro. Igikorwa tugiyemo tugisoze neza Mana, tugisoze neza Mana, ata kugira gucya hirya canke hino, ariko turagomba igikorwa Mana tugisoze neza mu izina rya Yesu Kristo. Turanse imigabo n'imigambi ya Satani, turanse ibyo Satani yogerageza kuzana mu buryo bwari bwo bwose Mana, mu nzira izo zose yogerageza gucishamo. Ibyo turavyanse mu izina rya Yesu Kristo. Turagomba ngo ibintu abo byagenewe bashikire neza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mana ntitwibagiye n'abitanze Mana, n'abatanze ukuboko kwabo bakoze mu mifuko yabo
mana turabasengera ngo mu izina rya Yesu Kristo ubasubirize mana. Twe nabifise byinshi twokora ariko wowe kubera mana ubona kure ariko ubagirire neza mana, ubahezagire baryama, ubahezagire babyuka, ubahezagire bagenda, ubahezagire bagaruka mana, ubahezagire mu buryo bwose babone umugisha wawe kugira babone mana igikorwa bari bo barakora ko mana atari icimfa gusa ariko ari igikorwa cy'umugisha kugira ngo nabo babashe kuguma bitanga kurushirizaho. Turagushimiye muri byose, turagushimiye kandi ko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yes, twongeye gushimira Imana yongeye kutwemerera tukaba tugeze ahangaha ku bitaro by'i Masaka mu rugendo rurerure kuva i Nyamirambo. Imana yatugiriye ibambe aho Elvine rwose imodoka mwarimo yarigize impanuka ikomeye. Elvine uriyumva gute aka kanya? Ndashima Imana ko nyiri musima kandi nkashima ko tutakoze impanuka. Ibyo ndabishima Imana ko twavuye i Nyamirambo amahoro tukaba twadageza no ku bitaro by'i Masaka amahoro. Ufite ibintu uzanye tugeze i Masaka nyine aho tugiye kubana n'abarwayi benshi, uri kumwe n'abantu bawe. Niki wabwira aba bantu bawe bakuri inyuma baguherekeje aka kanya mbere yuko tugira igikorwa cyo gutanga bino bikoresho ugiye guha abarwayi? Ndabashimira cyane mbere na mbere ko bitanze. Yego. Tukaba twazanye ibintu byinshi hano kandi ndanabashimira ko bakoresheje amatike yabo bazana, hari abataye akazi, hari n'abasize abana babo mu rugo basigaye barira, natwe twasize musaza wacu arimo ararira, ariko ndashima ko bose baje hano kandi bamenye ko mbakunda. Ni ukuri. Ni iki wabwira abantu
baguteye inkunga bagufashije kugira ngo iki gikorwa cyawe kibashe kugeraho ubu ngubu n'iki wabwira abantu? ikintu nababwira, ndabashimiye amafaranga yabo batanze, ukuntu babikoze batiganira, ukuntu batanze amafaranga yabo. hari uwayatanze yandikira mama ati niyo yonyine nari nsigaranye, hagati turakoze, Imana nawe izakubire 770. kandi nakunze ko bose bitabira, bose baraza, nta n'umwe wabuzemo. Imana ibahe umugisha. Ufite abantu benshi muri kumwe bagushyigikiye, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abakubonye kuri YouTube, ababonye ibintu bigiye bitandukanye. None se wowe niki wasaba abantu n'ubusanzwe bagize abantu bari kongera kugukurikira batarakora subscribe n'abataraza kugutera ingabo mu bitugu, niki wababwira? ikintu nababwira ko nuko bakanda subscribe, bagakora like and share, nyine baze bamfashe dukomeze, baze dufashe. Njyewe ndashaka kuzenguruka ibitaro byose byo muri Nyarugenge. rero ndababwira ati mukande subscribe, like and comment, mumfashe banera inkunga, nyine baze bamfashe bamfate ku maboko. Masaka abarwayi benshi barembye, abana batameze neza, ibyo wazanye ubwabyo ndabona ari bikeya. Niki wabwira abantu bazakurikira iki kiganiro? Ushobora kugaruka bimeze bite? Abantu bazakurikira kino kiganiro, kinabwira hano hari abarwayi batandukanye, nabo nibaze kuri bike bafite, baze bafasha abandi, baze babatera inkunga. Bino bitaro ni binini, birimo abarwayi barembye, hari indembe, hari utwana tw'uduhinja, nibaze babatere inkunga babafashe, n'abakeneye kwishyurirwa ngo bave muri ibi bitaro nabo bishyurirwe babivemo. Urakoze cyane, katugushimire. Noneho turebashe kureba abarwayi bawe, tubagereho twumva uko ibintu bimeze. Murakoze. niyo twabishyira hariya gutya inshuti yanjye ukaza hano ku gafusima. Hano navuga nk'uko mubibona rero turi kumwe na Elvin Foundation, aho ibikoresho bazanye byo guhereza abarwayi mu bitaro b'i Masaka barimo babikura mu modoka. Turashimira buri muntu wese wagize uruhare mu kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Turashimira abanyamuryango ba Elvin Foundation bose aho bava bakagera. Turashimira abari hanze, aba diaspora bagiye batanga ubutunzi bwabo kugira ngo ibintu bigerweho. Ni imbaraga nyinshi, ni imbaraga zanyu hamwe na Elvin Foundation kugira ngo ibi bikorwa byacu bigende neza. Rero turagira ngo tubashishikarize, nawe utarakora subscribe, nawe utaraza mu muryango wa Elvin Foundation, ko nawe waza kugira ngo tukifatanya kugira ngo ibi bikorwa byacu byo munsi ku munsi bikomeze kugenda. Uyu munsi ni hano i Masaka, ejo ni mu bindi bitaro, nyuma yo gusura Nyarugenge, nyuma yo gusura ibitaro bya CHUK, nyuma yo gusura ibitaro bya Muhima. Uyu munsi hari hatahiwe ibitaro bya Masaka, aho dufite n'izindi gahunda ndende zo kujya ahandi hantu. Rero turashimira cyane cyane, turashimira abantu bose imbamutima z'abantu bo muri Elvin Foundation. Ni benshi bameze neza, bari kwishima, barimo baravuga bati iki gikorwa tuje gukora ni igikorwa cy'ubumana, ni igikorwa cy'ubumuntu, ni igikorwa kiri butume Imana iduha umugisha. Nyuma y'urugendo rukomeye cyane twakoze tuva i Nyamirambo, Imana ikabana natwe ikaturinda. Imana yatugiriye neza nyuma y'igihe kirekire rwose. Yes, ni muratubabarira gatoya, ni mu rugendo rukomeye
rw'amezi 2 arenga twari turimo turitegura iki gikorwa. Ni igikorwa wakiriye gute ku mezi 2 murimo muritegura? Wowe ubyakiriye gute kuba umunsi uwugezeho? Uyu munsi ugezweho urabubona gute? Okay, ni igikorwa cyiza, ni igikorwa twari tumaze iminsi dutegura, ariko Imana iradushoboza nyine tubigeraho. Murabibona ko twabizanye byo twatuma gupanga muri ayo mezi 2 yose yatambutse. Wabareba ku maso yabona ko mudafite ubushobozi bwinshi, reka nkoresha imvugo. Izi mbaraga muzikurahe? Habaho gusenga. Urasenga ukabiragiza Imana, ubundi ibindi bikaza. Ugasenga Imana igakora. Yego. Kuki Masaka? Kubera iki Masaka? Kubera iki? Masaka ariho mwahisemo. Ntago ari honyine duhitamo, tuba twagiye mu bitaro byinshi bitandukanye, ariko nyine Imana yatuyoboye hano Masaka. Turashima rero Imana yanyu. Niki wabwira abandi bantu bataraza kubasapotinga? Icyo nabwira buri muntu wese nuko yagira umutima wo gufasha, akajya bishyiramo imbaraga, ubundi nawe Imana ikamukorera ibyo yifuza. Turagushimiye cyane. Mu gihe kirekire egera hariya tubwire izina ryawe. Nawe uri umwe mu muryango wa Elvin Foundation? Yego. Uri umwe mu muryango wa Elvin Foundation, uratubwira amazina yawe, utubwire igihe umazemo, utubwire n'uburyo nyine wiyumvishije wajoininga Elvin Foundation. Amazina yanjye nitwa Irabizi Rachel. Elvin Foundation atangirana nayo uyu mwaka uyu nguyu dutangiye kugeza ubu ngubu nyiri kumwe nabo. Gerageza uvuge cyane kugira ngo abantu babashe kukumva neza. Ni igiki cyagukuruye muri Elvin Foundation? So nyimara kubibona nagiye mbibona ku mbuga nkoranyambaga cyane. Naje kuza guhura na Elvin turaganira, aransobanurira, mbona ibikorwa bakora ari ibikorwa byiza kandi by'urukundo, mbona ari byiza, nanjye nifuza kuba naba ndi kumwe nabo. Uyu munsi ndumva ari n'ubwa mbere uje mu gikorwa cyo gusura ibitaro. Yego. Niki cyagushimishije? Ikintu cyanshimishije cyane cyane ni ukubona nyine tuza gusura abantu barwaye bababaye, tukaza kwifatanya nabo kandi tungana gutya twese nka Elvin Foundation. Byanshimishije. Abarwayi benshi cyane bababaye, murabasha gute kubikora? Ko mbona abantu ari benshi, ibintu mwazanye nubwo mwege mwibarazaga ko ari byinshi, ariko ni bike ugereranyije. Ni iki wasaba abandi bantu bari hano hanze bakidukurikira? So rero ikintu ndi gusaba abantu bo hanze, urabona ubu ngubu tuza tuzi ko ari abantu bakeya tuje gufasha, cyo tukaba tubona ko ibintu dufite ari byinshi, ariko iyo tugeze kwa muganga, kuko nabibonye nk'igihe twajyaga Imageragere, twagiye tuzi ko tugiye gufasha abantu bijyanye tubone ari abantu benshi. Rero icyo nifuza gushishikariza abandi bantu bo hanze ni ukuza bakadufasha, bakaza bakadutera inkunga, tugafatanya cyane ko imirimo dukora tuzayihemberwa. Murakoze cyane. Tugize umugisha wo kongera kubona Mama Elvin nk'umuntu coordinateur utegura ibi bikorwa ndetse na Elvin. Mama Elvin, ibyishimo byawe birangana gute? Murakoze, ibyishimo birandenze kubera yuko iyo ugambiriye ikintu Imana igasohoza biba ari umugisha, kubera yuko ntago biba byoroshye. Ntago biba byoroshye iyo dutegura igikorwa n'iki Satani nawe ararwana, ariko tushimye Imana ko igihe twapanze Imana ikabidushoboje kuba twagira gute twasohoza ibyo twapanze. Ntago ari ku bwacu, ni kubw'Imana kuba yadushoboje tukaba tugeze hano mu bitaro bya Masaka. N'iby'igiciro gikomeye kuba tuhageze kandi dufite ibikoresho bingana gutya. Ibyo twatwaye ku Muhima n'ibyo twatwaye CHK cyangwa se Nyarugenge biratandukanye. Ubu niho dufite ibikoresho byinshi. Ibi bitaro ni binini, biringa abantu benshi. Yego. Kandi ibintu ni bikeya. Niki wasaba abantu? Ndakeka hari nk'uko Elvin yatubwiye dushobora kugaruka ejo cyangwa ejo bundi. Icyo nsaba nuko hari abafatanyabikorwa baza bakadufasha, kuko turacyari bakeya.
n'ubushobozi ni bukeya, dukeneye byibura ko twazajya tuzana imodoka zigera kuri 3. Yego. turakunezerewe cyane. Iki bintu mukora ni ibikorwa byiza kandi ni ibikorwa by'umumaro. Turasaba abantu bose bazakurikira iki kiganiro yuko bashobora kuzaza bakatwiyungaho. Turishimye kubona abantu bangana gutya bose bari muri Elvin Foundation. Niki wabwira aba bantu baje bakugaragiye? Icyo nababwira ni ukuwasabira umugisha utangwa n'Uwiteka Imana isumba byose. Ndasaba Imana ibafukurire iriba ridakama, bajye babona imigisha, nabo babone amafaranga. Bakoze ku butunzi bwabo batanga amafaranga kuko ibi bikoresho byose ni amafaranga. Rero icyo mbasabira abantu bose bari muri Elvin Foundation Group n'abandi bafatanyabikorwa batabashije kuboneka, icyo mbasabira no kugira ngo Imana ibahe umugisha w'amafaranga, ibafukurire iriba ridakama, ntibazigere bakena, imigisha izagere mu rubyaro rwabo ndetse no kubazabakomokaho bose. Abantu se bifuza kuza muri Elvin Foundation? Abantu bifuza kuza muri Elvin Foundation Group nabakangurira kuza. Icyo dukora ni umutima w'urukundo, ni ibikorwa, dutanga amafaranga. Tugana ageze azi neza yuko aje gutanga amafaranga kuko ibi bikoresho twafite twabiguze amafaranga. Niyo mpamvu rero ngira ngo umuntu wumva afite umutima w'urukundo azaze yifatanye natwe, dufatanye gukora umurimo mwiza. None se numva uravuze ngo ni ugutanga amafaranga, njyewe se nyakeneye ntabwo nkayama? Ntabwo turabona yo duhereza abantu. Muhereza baki? Duhereza abarwayi bari kwa muganga bababaye. Yego. Okay, reka tugushimire. Niba hari irindi jambo wabwira abadukurikiye wabibabwira nta kibazo. Icyo nasaba abantu badukurikiye ni ukugira ngo baze dufatekanye gukora umurimo mwiza hakiri ku manywa butari bwira, kubera yuko imirimo dukora niyo izaduherekeza. Muririmbyi yaravuze ngo uzasiga nk'urukimusozi, imirimo yawe ya buri munsi izibukwa. Rero imirimo dukora niyo izagira gute, niyo izaduherekeza. Reka nshimire abantu mwese bari muri Elvin Foundation. Nanone nshimire Elvin wagize iki gitekerezo, nshimire abamama, abapapa, abasore, nshimire abantu bose batanze amafaranga yabo kugira ngo iki gikorwa kibashe kugerwaho. Projet zirakomeje. Sinzi niba hari abantu 2-3 washimira mbere yuko dusoza. Abantu nashimira cyane, mbere na mbere ndashimira Elvin, niwe wa nyiri muhamagaro, kubera yuko twaramurwanyije arakomeza arahatana kugeza ubwo natwe tumuyobotse nk'ababyeyi. Umuntu wa kabiri nshimira ni abafatanyabikorwa bari muri Elvin Foundation Group, aba tubana mu buzima bwa buri munsi, bigomwa bagatanga amafaranga yabo kugira ngo ibi bikorwa bigire gute bigerweho. Abandi bantu nshimira ni abataba muri Elvin Foundation Group, baba bari hanze ariko bavuga ngo ibikorwa mukora turabishigikiye kandi tugize gute turabashigikiye. Ndumva rero bose mbashimiye, Imana y'amahoro igire gute ibampera umugisha rwose. Turi kumwe n'umupapa w'Imana n'umusore usize amavuta y'Imana. Reka tumusabe abanze atwibwire hanyuma tubone gusatira umusozi. Murakoze. Nitwa Sangano Anakreti. Gerageza uvuge cyane Anakreti. Nitwa Sangano Anakreti. Nkaba ndi umusore ushima Imana. Haleluya. None Anakreti, ni gute wisanze muri uyu muryango wa Elvin Foundation? Twahuriye kuri groupe yo dusenga Imana. Biba insanga bakora igikorwa cyo gufasha, nanjye mbasaba ko naba hamwe nabo, niyo mpamvu mpagaze aha ngaha. Nicyo wabwira abantu bazakurikira iki kiganiro dugendeye ku bikorwa dukora? Icyo nababwira nabashishikariza gukora, kuko gukora bihesha umugisha kandi bitanga n'amahoro kuwukora. Abantu bari hano hanze hari abantu bafite amafaranga menshi, mu gihe ari natwe turi gushaka amafaranga ngo dukore ibi bikorwa. Ni iki wabwira abo bantu bafite amafaranga menshi? Wabasaba iki aka kanya? Nabasaba yuko
bakunda gukora bagakorera uretse no gukorera umugisha n'umuvandimwe wawe yagira ikibazo akaba yafashwa n'abandi udahari wowe. yego Iyo ukora rero bituma na mugenzi wawe n'umuvandimwe wawe aho utari abandi bahaba kabisa kubera ibikorwa uba wakoze. ni ukuri urugendo rurerure kuva Nyamirambo ntabwo byari byoroshye, mukaba mugeze mwaha abarwayi abo mwabashije kubona, hari nk'abarwayi benshi. Tuzagaruka nkurikije uko ndi kubibona, tuzagaruka bitewe n'abarwayi twasanze, kandi Imana izadushyigikira tubone ibirenze ibyo twari dufite. ijambo rimwe kuri Elvin. Elvin ni umugisha kuri twese, yego tubashije kuba duteraniye aha ngaha, kandi azakomeze atwerere imbuto. amen. Reka tugushimire, murakoze cyane. Mwebwe mwese mukurikiye Elvin show, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Aho dukomeje muri ibyo bavuze ngo turakomeje, ndagira ngo mbabwire yuko twese dukomeje kandi tudahagaze. Abari ibwota amasimbi, abari mu Rwanda amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasira bwaryo, mwese tubaye ikaze muri Elvin Foundation kugira ngo dukomeze gufatanya n'abanyarwanda, dukomeze kwiyubakira igihugu cyacu kugira ngo ejo kibe cyiza, kandi nzi ko bizagenda neza. Reka mbashimire rero abanyamuryango ba Elvin Foundation bose, shimire abafatanyabikorwa ba Elvin Foundation, shimire abantu mwese babashije gutanga amafaranga yanyu kugira ngo iki gikorwa kibashe kugerwaho. Imana ibahe umugisha.